hano hantu pena sira tarango shandora nabonye Imana igirira abantu neza ndimo numva ijwi rimbwira ngo Imana ihagurutse gutabara abantu ariko izatabara abantu bafite umugambi wo kumvira ijambo ry'Imana bafite umugambi wo kubohoka dayimoni ihora ibabwira ngo ntibishoboka ukubakura dayimoni babwira ngo ntibihora bivamo ubakura dayimoni y'igisuzuguriro ubakura dayimoni yo kwangwa n'abantu ubakura dayimoni yo kwangwa n'imiryango ubwire ibigeragezo ubibwire ngo naho napfa nubwo bimeze gutya nubwo intambara ari nyinshi nubwo amakuba ari menshi ariko nzi ko nkundwa n'Uwiteka kandi Yesu amibyo nkina byose ndamahoro andasira tarango shandana kwiri andi muri uyu mwanya mwiza ndimo numva ijwi rimbwira ibintu rikomeye ndimo ndagira ngo nangaze bino bintu ndimo numva ijwi rimbwira ngo Pastor Mignon Imana imwuzuza hw'inyenyeri nyinshi inyenyera rasira tarango shandora kire winingo razira tarango Imana irimo iravugana nanjye ngo Pastor Mignon Imana imuhaye izindi impano zidasanzwe imuhaye impano zo gusengera abarwayi imuhaye impano zo gukora ibitangaza ndimo numva ijwi rimbwira ngo Imana mu muryango ngo ntiwankunda ngo mba mu bantu ngo bahora bandoga wowe banza ureke ibyo bintu ahubwo ukunda Imana aho n'urwo rubanza ariko twebwe ntabwo dukwiye kwifuriza abantu ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo twebwe twagakwiye kwifuriza abantu nk'ibyo ngibyo ahubwo bitege ku Mana haleluya reka kwimakaza abantu reka kwimakaza abantu ahubwo wimakaza Imana muri bo ubwira abantu ngo Imana yanjye irashoboye ibyo mwe mudashoboye agatangira kwibaza ngo ariko se ifite ubushobozi Imana iriho kubera ko iyo utinze ku kigeragezo cyane kwanza iyo utinze umaze igihe kirekire utisiga amavuta po igihe kiragera ukaba umwe cyane Yesu reka mbasuhuze cyane kandi mbifuriza ibihe byiza dushimiye Imana ko yabanye natwe hano kuri Inkuru y'Agakiza TV nyemerera we ugeze hano bwa mbere kora subscribe hari igihe tubwiye umuntu kora subscribe ugasanga niwe warayikoze wanyagakoraho iyo yikoze wa kabiri itiva ariko wowe utarabikora koraho igihe rwose kugira ngo inkuru zacu zibonera ku gihe nizisohoka buryo ukoze subscribe wowe wiyandikishije Bangure inkuru yisohotse igisohoka uwo mwanya bita uyirute twatangiye ni byiza cyane ngaho rero twakiriye umukozi w'Imana akaba n'umuyobozi w'iki kinyamakuru iyi ni shende Imana yaduhaye kugira ngo tujye tucishaho ubutumwa bwiza tubwiriza abantu ibyiza byo kujya mu ijuru cyiza cyo kujya mu ijuru tubwiriza abantu kureka ibyaha mbese buri kimwe cyose kitari cyiza bakireke niko Imana yaduhamagaye ndi kumwe n'umuyobozi rero w'iki kinyamakuru bamwita Kanyamahanga Jean Pierre se kucyitwa Kanyamahanga ndakubwiye ko ntabwo navukiye mu gihugu cy'u Rwanda ariko niho nakuriye niyo mpamvu mvuga ikinyarwanda cyinshi wowe uri Kanyamahanga nende umunyamahanga neze Kanyamahanga mfite ababyeyi bose ababyeyi mfite umubyeyi umwe aha okay ni byiza cyane papa wawe ujya uganira nawe papa ntabwo tujya tuganira kubera iki ntabwo ahari aha uyu munsi watuzaniye n'ubundi ni ijambo ry'Imana cyangwa se n'ubutumwa n'ubutumwa ni nka message uzaniye abantu ni message yego intego y'iri jambo cyangwa se intego y'ubutumwa iravuga iki kugira ngo wenda mbere yuko dusenga wanze utubwire uyu munsi nashatse kugira ngo tuze kuza kuganira n'abantu b'Imana mu ijambo ry'Imana n'ubundi kubera ko abantu batakarije Imana icyizere niyo mpamvu nifuje ko umunsi nk'uyu nguyu kubera message nahawe turi buze kuza hano kuganira n'abantu tubwira abantu ngo bongere bagirire Imana icyizere bongere bagirire Imana icyizere iyo niyo ntego y'ijambo niyo ntego y'ijambo y'uyu munsi aha nyemera abanza usenge ndagaruka reka dutangire n'ubundi dusenga kugira ngo tuze kwinginga Imana ibana natwe mu kano kanya uri Imana ikiranuka muri byose uri Imana yacu ihambaye uri Imana y'urukundo uri Imana y'inyembabazi uri Imana ikiranuka muri byose uri Imana yaririho kera n'uyu munsi ukaba uriho izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye umuteguro wawe mwiza tugushimiye umugambi wawe mwiza ufite ku muntu tugushimiye imirimo myiza waremye ukayiremera umuntu muri Kristo tugushimiye ko wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege
kugira ngo abazamwizera bose bazahabwe ubugingo buhoraho. Natwe kano kanya tugushikamishijeho umutima yuko ibyo abantu byabananiye, iby'inshuti zabananiye, kuri we ko bishoboka. Komeza ubane natwe mu kano kanya, tubisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Aha. Amen. Byiza cyane kandi Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Ndagira ngo winjire n'ubundi muri gahunda yakuzanye kugira ngo ntaza kukurogoya wenda. Ndagira nkomeza kuganiriza gake ariko injira mu cyakuzanye. Urakoze cyane nshuti yanjye Paul. Ndagira ngo uyu munsi tuze kuza gukomatanyiriza hamwe, tuze kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka muri Yosuwa. Ibice byawo ni 24 umurongo wa 15. Haravuze ngo kandi mutekereze ko ari bibi gukorera Uwiteka. Uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreye zo hakurya yo rwaruzi cyangwa imana z'ibumari bene uko gihugu murimo, ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Nshuti yanjye Paul, rero uyu munsi nazanye ubuhanuzi cyangwa nazanye ijambo ribonekamo hano. Uyu mugaragu w'Imana yandika iki gitabo, abantu yari amaze kubona ko kubera kunamuka kw'abantu cyangwa kubera gutinda ku musozi w'ibigeragezo, abantu bari kuva ku Mana bakajya kwishakira izindi mana kubera ko bagize gute, batinze mu kigeragezo. Paul, abantu bamaze kubibona muri ubwo buryo, batangira gushaka Imana hirya no hino. Uzabibona ku bantu benshi, abantu bari kujya mu barozi, abandi bari kujya ahandi hantu. Ariko uyu munsi nazanye ijambo rivuga ngo nubwo Imana yatinze gutabara abantu, nubwo Imana yatinze kugira ibyo yakora, ntabwo ari uko yabuze itike. Nubwo Imana yatinze kuza kubikora, ntabwo ari uko iyo ubwayo yibagiye ko izabikora, nta nubwo ari uko yirengagije abantu, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana umunsi yagutabaye izerekanirwe muri wowe. Paul, sindi nimba kukanda kumvishije. Imana ishobora gutinda kuza gutabara umuntu atari uko yabuze tiki. Imana ishobora gutinda kuza gutabara umuntu cyangwa se kuza kumurengera atari uko yabuze ubushobozi, ari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Abantu benshi rero bamaze igihe kirekire barimo barazutaguzwa n'ubuzima, barimo barazutaguzwa n'ibigeragezo, bikabakura ku Mana. Nyamara Imana yacu si nyantege nkeya, ahubwo ibigira ngo umunsi izabikora, izaremera abantu ubuhamya kandi bufatika. Rero umuntu yabibonye ari mu isi y'umubiri, aravuga ngo ese Imana ibaho? Agatangira kwibaza ngo ariko se ifite ubushobozi? Imana iriho. Kubera ko iyo utinze ku kigeragezo cyane, kwanza iyo utinze umaze igihe kirekire utisiga amavuta po, igihe kiragera ukaba umwera cyane. Urumva? Iyo wabuze amavuta yo kwisiga, ugera igihe ukaba umweru, abantu bajya bakubona bakabona wabaye umweru. Ntabwo ari uko uramutse wisize cyangwa ukambara utaba nk'abandi. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, mwene data wowe unteze amatwi, ntabwo kuba umaze igihe kirekire utarashaka, ntabwo ari uko Imana yabuze umugabo, ahubwo ni ukugira ngo nibikora ku musozi utuyeho bazamenye ko wasenze Imana ivuga. Ntabwo kuba umaze imyaka myinshi udepoza ukaba warabuze akazi ari uko Imana idatanga akazi, kuko n'akana karakamuhaye nawe ndi muturanye na bamwe mwiganye, ahubwo Imana yabikoze kugira ngo umunsi yagutabaye uzabone ko ifite ubushobozi. Rero Imana yacu ntabwo ari inyantege nkeya. Imana yacu ntabwo ari Imana abantu barebera mu kazi, ahubwo Imana yacu abantu bayirebera ahandi hantu mu bitagaragarira amaso y'abantu. Haleluya. Iri jambo njya kurihabwa po, nabonye abantu benshi barimo bayijujuta bafite urusaku. Ndagira ngo ntangarize abantu niboye gusakuza mu kigeragezo, ahubwo bategereze gushaka kw'Imana aba ariko kugaragara kuri bo. Mbere yuko ukomeza, hari umuntu ugeze kumbwira akantu, ariko ngo uzatubwire umukozi w'Imana ngo kingo agire ifu ryinshi ry'Imana, bakunda kuvugaho ikinyamenyo. Po impamvu buriya nabwo ari iyindi mpamvu, ahubwo hari message umuntu aba afite akaba ari mu mwuka wifuye. Ubusanzwe njya nseka, ubusanzwe njya nganira, ariko iyo umuntu ari mu gihe nk'iki ngiki, umuntu hari igihe aba ari mwifuye. N'ibiri byose turabigira iyo twabihawe, ariko muri ino mwaka cyangwa kino gihe uramutse ufashe nk'umuntu w'umunyabyaha ngo niwahita umukubita. Oya, ntabwo nakora iryo kosa. Nose katari ngiye uzaza guca imanza, hari uzaza guca imanza. Yavanga umuntu ukunda kubwiriza harakaya ikinyamenyo, uranga afashe nk'umukozi w'Imana ajya agiye nko kwiba cyangwa gusama cyangwa kugira ute,
itagira ifuhe ry'umurimo w'Imana cyane akavuga ati ntaso none akasambana n'umukozi w'Imana. Oya nabwo ibyo bintu wahita umumerera nabi. Oya ntabwo ibyo bintu ariko biri po ntabwo ariko biri ahubwo ndagira ngo mbwire abantu uyu munsi kanyamahanga n'umuntu mwiza nta kibazo nta kintu bitwaye kandi umuntu w'Imana ndi umuntu w'Imana ariko ndagira ngo uyu munsi po tubwire abantu reka twinjire muri message tubwire abantu ibi bintu yego ndagira ngo mbwire abantu nibakubwira ngo nta kintu uzigezaho uzababwire ngo yego mwebwe kuri mwe nta kintu nzigezaho ariko ku Mana yanjye hari ikizangezaho yego ntabwo njye ubwanjye kubera Imana Imana ishimwe cyane ntabwo abantu bo bari kukubona mu ishusho y'ibintu bitagaragara kubera ko amaso yabo akurebera imbere yabo ariko ejo hazaza hazwi n'iki n'Imana ujye ubabwira ngo mwebwe aho muri kureba naho mugaragariza amaso imbere yanyu ntibishoboka ariko imbere y'Imana bigize gute birashoboka baravugaga ngo ntago bakwikamera nayiki none subu nibazikamera nayimbwa ibyo bintu bavuze nibo babivuze ariko ntago ari Imana yabivuze Yesu ageze aravuga ngo rata muhumura y'inka muzayakama urubyumva abantu ibintu bo bavuga ibintu bijyanye n'amarangamutima yabo bajyanye n'uko bavuga ibijyanye n'uko bagushaka ariko Imana igakora ibyo yateganyije ku buzima bwawe sinzi niba ushobora kukumva ndabyumva neza abantu bo iyo bakurebye bakurebera mu ishusho y'icyo bashaka kubacyo ariko Imana ikakurebera mu ejo hazaza kuko Bibiliya iravuze ngo ikomeza abadafite imbaraga cyangwa ngo yahamagaye abanyantege nke kugira ngo yice imigambi y'incakura yego ntabwo rero Imana yacu ari Imana abantu barebera aho hantu yahamagaye Dawidi yahamagaye uwo bita Dawidi imuhamagara ari insuzugurwa mu ishyamba urumva abantu bo iyo bamurebye iyo abantu we bakurebye babona utagakwiye kuba umwami babona utagakwiye gushaka babona utagakwiye kuba ubasha kuvuga abone byiza atari we bikwiriye ariko Imana yakubona ikabona ariko ari we bikwiriye unuruti bikwerere ndagira ngo kano kanya kabona uruti bikwerere kabona uruti bishongore uwo munsi kakwemera ndagira ngo kano kanya mbwire aba bantu bamaze igihe bari mu kigeragezo dufite Imana idakangwa n'imisozi idakangwa n'ibibaya kandi dufite Imana idakangwa n'ibibaya dufite Imana idakangwa n'ijambo abantu bajya bavuga ngo ntibigishobotse umudayimoni wa nibivamo nimba ku bantu bidashoboka ku Mana birashoboka imbere y'abantu ntibishoboka amapira salango sandola imbere y'abantu ntibishoboka ariko imbere y'Imana biragute birashoboka ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka muri ibyo buri yaravuze ngo uhabwe ikuzo Mana ya Abraham kubw'imirimo wakoze watweretse kera Imana ihabwe icyubahiro rero ikigeragezo nikireke kubwira abantu ngo ntibishoboka ibibazo nibireke kubwira abantu ngo ntibishoboka Imana ari ikintu uvuze nibuka ibintu nanjye Imana yamishuye muri no minsi Imana yaguhishuriye yamishuriye ko ngo ari abantu ngo babaye maso mu kwezi kwa 12 ngo igiye kubagirira neza ntibavaniraho umudayimoni wa nibishoboka Imana ifite gahunda wo kugira ngo itabara abantu mudayimoni wa nibishoboka n'umudayimoni wa ntibivamo ngo ntibishoboka ukabara nyine imibare ntibikunde yes ngo ntibivamo yasobanira ambira ngo abantu barakennye abantu gukenerega ko abantu ntago ariko bizaba Paul Bibiliya iravuze ngo siko bizahora kuba mutegereje kereka bava mu masezerano nta mpamvu rero abantu bo nibareke gutakariza Imana icyizere bizayobesha kubashyenga bizabakeshengaho ya ntago ari ibintu twifuriza abantu ahubwo turagira ngo tubwire abantu ngo ariko nimba banze kubaha Imana bigende gute ikintu cyazanye abantu ni ukugira ngo babwirize inkuru y'agakiza babwiriza abantu ko dufite Imana ikiza babwiriza abantu ko dufite Imana itabara noneho ahubwo wanze kumva haleluya ari we uzagirwaho n'urwo rubanza ariko twebwe ntabwo dukwiye kwifuriza abantu ibintu nk'ibyo ntabwo twebwe twagakwiye kwifuriza abantu nk'ibyo abantu nibumve kugira ngo batazagirwaho n'urubanza kandi buriya Paul nkunda kubwira abantu nibo bari gufata Imana nk'inyantege sibyo abantu baye gufata Imana ngo bayirebere mu bijumba abantu baye kureba Imana ngo bayifatire ngo mu byo kurya Imana irenze ibyo kurya Imana irenze ibyo kwambara abantu nibafatira Imana mu nyembaraga nibafata Imana nk'ifite ubushobozi nibafata Imana nk'ibasha gukora nibafata Imana nk'irema umwana mu nda y'umubyeyi we
ikamurema yaravuze ngo kandi nkagira icyo ndema nkagira gute nkagikomeza. Uri kubyumva? Abantu bo rero nibareke gufatira Imana muri ibyo bintu. Nabonye Imana ihabwa icyubahiro. Nabonye ibintu bikomeye po. Nabonye abantu benshi kubera gutinda ku musozi w'ibigeragezo, kubera gutinda ku musozi w'ibibazo, abantu bageze ku rwego bareba Imana bamara kuyifata bakayifata nk'inyantege. Urumva? Imana bakayifata nk'inyantege. By the way, ndagira nkubwire ngo Imana ntago ari inyantege. Ndagira nkubwire ngo Imana irashoboye, Imana irihagije. Ahubwo wowe ubwawe kwizera kwawe niko kuri kugaragaza, nicyo gipimo uriho kigaragaza ibyo ukeneye ku Mana. Abantu nibafata Imana nk'inyembaraga, abantu nibafata Imana nk'inyabushobozi, abantu nibafata Imana nk'ishoboye byose, ubundi nayo izigaragaze nk'inyembaraga. Naho abantu nibafata Imana nk'inyantege nke, nayo izaza nk'inyantege. Urumva po? Abantu nibafata Imana nk'inyembaraga, Imana wo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Njyewe nkunda Imana cyane. Nageze kukubwira ngo abantu nibareke gukangwa n'ibyo bintu babona, nibareke gukangwa n'izo ngabo za Ashuri, nibareke gukanga n'imisozi n'ingabo za Farawo. Akamubwira akantu nashishuriwe po, nashishuriwe ibintu bikomeye. Nashishuriwe ko Imana iza kwambutsa Abisiraheli iranyanja. Ntabwo yegeze ikoresha ibintu bikomeye, yakoresheje umwuka wayo wo mu mazuru. Kandi igitangaza kiri hari ahantu Abisiraheli bambuka hari ahantu, niyo hantu habonetse umuhanda wakozwe mu mwanya mutoya. Umva ikindi kintu cyabaho cyakitangaza. Abantu bari kwambuka uriya muhanda, uzirikane ko muri muhanda nta traffic yari irimo. Se kuki abantu batakoze impanuka? Nyine kuki abantu batakoze impanuka? Ibyo bigaragaza gukora kw'Imana, ko Imana yije gukora ntabwo ikenera ubundi bufasha, ntabwo ikenera abantu bayifasha, ntabwo ikenera abantu bayirwanirira, ntabwo ikenera abandi bantu bazana izindi mbaraga. Imana ikenera wowe umutima wawe ize iwukoreremo. Imana ikenera kwizera kwawe aba ari kiza gutabariramo. Ntabwo Imana ikenera wowe uko ibindi bintu uyitekerezaho, ahubwo uyifata nk'iyo kwizerwa, uyifate nk'iyo kwiringirwa. Ubundi Imana izagira gute, izakugirira neza. Nabonye Imana itabara abantu, nabonye Imana yambika abantu, nabonye Imana igirira abantu neza. Turi hano hantu pena sira tarango shandora, nabonye Imana igirira abantu neza. Ndimo numva ijwi rimbwira ngo Imana ihagurutije gutabara abantu, ariko izatabara abantu bafite umugambi wo kumvira ijambo ry'Imana, bafite umugambi wo kubohoka. Kamubwire maranye iminsi agahinda, abantu banze kubohoka ku bantu. Abantu banze kubohoka ku bantu, ngo ngewe ngo noneho umuryango ngo ntiwankunda, ngo mba mu bantu ngo bahora bandoga. Wowe banza ureke ibyo bintu, ahubwo ukunda Imana, wumve ko Imana ikibamvu yakoze ibyo bintu. Kamubwire kano kantu, kuba abantu benshi bajya bagiraho urubanza, uzabyumva abantu bari kubivuga. Ngiye sinemeranya nabo, ariko kuba ntemeranya nabo sibivuze ko ari ukuri, kandi ibyo ntemera ntabwo ari ngombwa ko abantu babyemera. Uri kumva kano kantu? Ntabwo ibyo nemera ari ngombwa ko abantu babyemera, nta nubwo nabo ibyo bemera ari ngombwa ko mbyemera, ariko ngiye hari ibintu nemera. Uzumva abantu barimo baravuga ngo turashimira ngo Imana n'abantu bakeya, bagahita bakuramo abarozi. Po uzikira abarozi badukorera, abarozi badusukira ku Mana, batwigisha ibihe byo gusenga. None urifuza ko babaho se? Njyewe ntabwo nifuza ko abarozi babaho, kuko sinzi babaremye singomba no kubica, baragakizwa. Ariko warumbajije ngo none urifuza ko babaho, abarozi boye gupfa ahubwo bahinduka. Uziko bivuga ngo umurozi ntakabeho, Bibiliya iravuga ngo ntakabeho, ariko yahinduka. Ahinduka se? Yahinduka akareka imigenzereze ye mibi. None se ikintu cyazanye Yesu ni iki? Yesu aje gushaka icyazimiye. Uwo muntu urabizi neza ko atarimo? Arimo, ariko rero Bibiliya iravuga ngo umurozi ntakabeho. Njye ntabwo ngeze mvuguza Bibiliya, ariko se twica abarozi? Tubahitane. Imana niyo izi impamvu. Tubahitane. Banza wumve kano kantu. Ntabwo twige twica. Turakoresha amasengesho nyine. Wowe kamubwire Imana ibahagakiza. Kamubwire ko Imana ihabana gakiza. Isengesho ngiye ntajya nsenga. Nibyo gusenga ngo abanzi banjye bagere gute bapfe. Sinshobora kurisenga. Hoya. Abanzi banjye bapfe. Nose abanzi banjye bapfe ejo nasengera iki? Iyi sindi ndega ndimo ntago ari ijuru. Ntago ari ijuru. Ngomba kugira abanzi, ngomba kugira abakunzi, ngomba no kugira ababarozi. Batuma ngomba gusenga cyane, kuko iyo umuntu abarozi ari kumuteza amahembe, bituma yongera imbaraga zo gusenga, bimusunikira mu bihe byo kongeza ibihe byiza byo kugira byo gusenga. Ntabwo twe tuzahora mu bihe byiza, tuzagera igihe duhora no mu bihe bibi bikenera gusenga.
rero ntabwo hari igihe umuntu agera igihe akadamara iyo wadamaraye ntabwo wibuka gusenga. Impamvu ibigeragezo biza bidusunikira ku Mana. Rero njyewe ntabwo nifatanyije n'abantu bajya bavuga ngo turashimira ngo abantu ngo n'abantu bake. Turashimira abantu bose muri rusange, abatugiriye neza n'abatugiriye nabi. Njye ndumva rugwa butumwa naho abantu, kandi ntabwo ari ngombwa ko ibyo nizera ari ibyo abantu bizera, ahubwo abantu bafite ukuntu babyizera. Ahubwo wowe ubyizera ute? Wowe nkawe po ubyizera ute? Njyewe umuntu uvuga ngo arashimira n'abantu bake, wowe niwe nshyigikiye. Kubera nese reka nkubaze, sibyo? Ubu ngubu niba umuntu ashobora tuvuge wenda nk'ari umukozi w'Imana, umuntu araguhamagaye ngo umusengere, urakibaha n'undi araguhamagaye ngo umusengere, sibyo? Uwo muntu umufashije gusenga afite ibibazo birakemutse. Ejo ugize ikibazo cy'amafaranga uramwitabaje, arayakwimye kandi uzi neza ko uwo muntu ayafite. Uwo muntu uramushima mwiki? Ukabwire ko bimeze. Ujya kugira icyo kibazo ntabwo wamuteguje ngo umubwiye ngo ningira ikibazo uzantabara. Urimo uranyumva? Kandi umuntu yapfa bakabambera. Paul, abantu niko bameze. Twebwe nitwige kubohoka ku bantu. Urumva? Twebwe kubohoka ku bantu, ahubwo twebwe dukore. Pongeye ngo nkunda kubwira abantu, urumva? Wowe Paul, reka kubaho nk'aho ukeneye abantu, ahubwo ubeho nk'aho abantu bagukeneye. Sinzi n'ibyo biri kubyumva. Impamvu abantu bacumuzwa n'abantu babaho ari uko bakeneye abantu, aho kubaho abantu babakeneye. Urumva? Paul, reka nkubwire akantu. Abantu impamvu bahora bagwa cyangwa se abantu bahora bacumuzwa n'abantu, abantu bafasha abantu babagira nk'Imana. Urumva? Nimba umuntu akwimye amafaranga mubwire ngo uwe yanyimye, ariko ku Mana biracyagira gute? Biracyashoboka. Haleluya. Uri kubyumva? Umuntu akwimye amafaranga ariko ku Mana biracyagira gute? Biracyashoboka. Iyo umuntu adapfuye ibyiza biba bigihari kandi biba bikimutegereje, kandi abantu ntago batanga ibyiza. Poka nkubwire, ubundi urebye abantu, uretse abantu Imana yaremye mu ishusho yabo, ubundi ubusanzwe umuntu yari mubi ubwo yarakimara gucumura. Wabuze impamvu mu gitondo ujye byo kukoga? Ni ukugira ngo uzibanganye ibimenyetso by'ukuri mubi. Impamvu wambara imyenda myiza ni ukugira ngo urebe ko wagaragara mu bandi neza, kugira ngo wikureho umwanda, kugira ngo wikureho umwanda w'ububi. Rero abantu reka gutegaho abantu ibyiza, ahubwo ubitege ku Mana. Haleluya. Reka kwimakaza abantu, reka kwimakaza abantu, ahubwo wimakaza Imana muri bo. Ubwira abantu ngo Imana yanjye irashoboye ibyo mwe mudashoboye. Yego. Urumva? Abantu bo babeho bazi ko wowe Imana yawe ishoboye byose, noneho Imana ijya yahera aho ngaho yivuge muri abo bantu. Yes. Umva karo nakunze po. Yes. Nakunze Imana ijya kwivuga, irimo irabwira uwo bita Mose. Irimo irabwira uwo bita Mose, yamubwira ibintu bikomeye. Ariko ibaze Imana idatinya kubwira umuntu ikamubwira ngo nitwa ndiho. Yego. Ibaze kujya imbere y'umuntu ubizi ko ukomeye ukamubwira ngo wantumye yitwa ndiho. Oje ndibwire Farawo ngo ndiwe ni Uwiteka ni Imana ishobora. Farawo yumva ntabyo bivuga ati kuri umuntu yica abantu, kuri umuntu atari mwiza. Ndamubwira ngo ndiho. Aravuga ati genda umubwire ngo nduwo ndiwe. Urumva? Tiniye ngo kumubwire ngo nduwiteka. Ndagira ngo abantu bajye bumva ijwi ry'Imana. Abantu bumva icyo Imana ivuze. Po ejo bundi ndimo ndategereza ko kuri mpumyi, kuri ya urumaze byaka 38 kirakirema. Kidendezi. Ku kidendezi. Cya kidendezi abantu bakimazeho imisi. Ariko abantu nibarenga urwego rwo kuba umuntu Paul yaza akakubaza akubajije ngo ese wariye, wambwira ngo ibintu ni byiza. Siko wamusubiza se? Nyamara niyo waba utariye. Noneho iriya ngo Yesu gahageze ngaramubaza ngo none ngurashaka gukira. Abantu nabo Imana ishobora kuzika kubaza ngo ese urashaka kubaka, ugahita uyibwira ngo none se ko mu muryango wacu nta muntu wubatse. Imana ikakubaza ngo none se urashaka gushaka, ngo none se reka wacu nta ujye ushaka ngo rurambe. Vana Imana y'impamvu, vanaho Imana ibyo utekereza. Dayimoni wa ntibishoboka. Uwo mudayimoni we mutsinde mu izina rya Yesu. Wowe ubwire utangarize Satani, umubwire ngo ku Mana biracyashoboka. Utangarize abantu, utangarize ikigeragezo kimwe ngo uhereye uyu munsi biracyagira gute, biracyashoboka. Yes. Ndagira ngo tubwire abantu baduteza amatwi uyu munsi, abo Satani ahora yongorera ababwira ngo ntabwo bishoboka. Ndagira ngo ntangarize umuntu neza amatwi, uwo Satani ahora abwira ngo ntabwo bizakunda, uyu munsi abwire Satani ngo birashoboka. Uyu munsi abwire Satani ngo ku Mana biracyagira gute, biracyashoboka. Abwire Satani amubwire ngo ibyananiye abana b'abantu Imana yangize gute irabishobora.
ujye uririmba indirimbo ivuga ngo noneho naho ndiho nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo mpfa nkena byose ndamahoro. Ubwire ibigeragezo ubibwire ngo naho napfa nubwo bimeze gutya nubwo intambara ari nyinshi nubwo amakuba ari menshi ariko nzi ko nkundwa n'Uwiteka kandi Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Andasira talango shandro kiri ndi muri uyu mwanya mwiyuza ndimo numva ijwi rimbwira ibintu rikomeye. Ndimo ndagira ngo nangaze bino bintu. Ndimo numva ijwi rimbwira ngo Imana mbonye Pastor Mignon Imana imwuzuza nk'inyenyeri nyinshi. Inyenyeri arasira tarango shandora kire winingo razira tarango. Imana irimo iravugana nanjye ngo Pastor Mignon Imana imuhaye izindi impano zidasanzwe, imuhaye impano zo gusengera abarwayi, imuhaye impano zo gukora ibitangaza. Ndimo numva ijwi rimbwira ngo Imana iragarutse kuri Mignon bundi bushyashya ije gukora ibirenze kubera ko ndimo numva ijwi rimbwira ngo hari abapasiteri bacyuye, hari abapasiteri bacyuye, hari abapasiteri barangije manda, hari abapasiteri Imana imaze kurambirwa, hari abapasiteri bari gukora ibintu bitangaje. Ariko mbonye ijwi ry'Imana ririmo riravugana nanjye kano kanya, ririmo rirambwira ngo nintangarize Pastor Mignon. Ndabizi ashobora kuzantega amatwi dore ko nanamuzi, ndabizi ariko abarineze amatwi. Ndagira ngo Pastor Mignon kano kanya niyumva buno buhanuzi azumve ko Imana yongeye igaruye inyenyeri nyinshi ku buzima bwe, agiye gusengera abarwayi bakire, agiye gukora imirimo y'ibitangaza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Imana igiye kubana nawe none n'igihe kidashira. Reka durasenge maze dushyire ku musozo. Uri Imana nziza ikiranuka muri byose, uri Imana y'ubushobozi. Kano kanya tumaze gutanga message nk'uko wayiduhaye, ndagira ngo ukomeze ubane n'umuntu ugiye gutega amatwi kino kiganiro ndetse ubane na buri muntu wese, ushyigikire buri muntu wese. Abantu bakureho dayimoni ihora ibabwira ngo ntibishoboka, ubakureho dayimoni ibabwira ngo ntibihora bivamo, ubakureho dayimoni y'igisuzuguriro, ubakureho dayimoni yo kwangwa n'abantu, ubakureho dayimoni yo kwangwa n'imiryango, ubakureho dayimoni yo kubura akazi. Buri muntu wese mu ruhande rwe ukagukeneye umwigaragarize nk'Imana. Bisabye mu izina rya Data iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ishimye cyane umukozi w'Imana kandi ishimye cyane n'abantu badukurikiranye, wowe wabanye natwe kitangira ikiganiro kugeza gisoje. Imana iguhe umugisha. Ariko nabivuze ngo niba ugeze hano ari ubwa mbere kora subscribe, ukore share na comment, share. Umukozi w'Imana twamukunze nisaba muzamugarure, natwe tuzabyubahiriza tumugarure. Niba kandi atari sawa nanone ibintu bitubwiye ntacyo babishyire muri comment, babishyire muri comment. Oya nasi ngombwa ibyo natumarira ahubwo icecekere kandi azateceka iteka ryose. Oya abantu yo buryo banze umuntu ukabimubwira uramukomeretsa. Oya ntabwo Paul agarukomeze ngewe. Ntabwo abantu iyo banyanze bivuge nta kibazo. Okay. Ngo ni mu mwanga bamwanga baze kubyandika nta kibazo pe, kuko nta muntu ukundwa n'abantu bose. Yesu yaje mube ntibamwemera. Nta muntu ukundwa n'abantu bose. Turagushimiye mukozi Imana. Nawe turagushimiye. Imana ibane nawe kandi ibane n'umuntu ututeza amatwi. Umufasha gusenga ahamagara iyo nimero yawe kubona 0783 37 32 3 ariko arebye no hasi arayibona. Yego. Turagushimiye. Nawe turagushimiye.